Ntago ukunda abasore b'ibikara. Oya rwose. Ariko bihangana aho turi. Ukunda b'inzobe? Oya, imibiri yombi. Ubwo ni ukuvuga ngo ukunda indundi cyangwa ukunda inyarwanda? Ni inyarwanda. Aba yari bogara ariko ara kuri gahunda gira inka munyarwanda. Kiko kubuso. Atameze neza mu gitanda. Karega. Ntago yaba ari bogari rwose yaba ari aho nyine nk'ibyiyi. Shaka muri bogari nyine nkuko nabikubwiye abari muzima. Ahantu hose. Agusoma ukabyumva? Yigwa gufata ukabyumva akaguhobera ukabyumva mbese. Iyo myaka nyine nayo nigezemo pe. Ariko ntago iki kintu ntago nigeze ntekereza ngo nima ngeze 18 ngeze mu myaka y'ubukure. Mu myaka yo gusambana. Imyaka yo gusambana, mu myaka yo kunywa ibiyobyabwenge. Wasambanye ufite 16. Ahubwo nasambanye imyaka 20. Twakogana best friend wanjye. Twakogana cyane rwose. Nyine best friend wanjye barumva nta kintu na kimwe nyine tutakora. Iyo hobereye n'umuhungu nyine wumva hari ikintu gitandukanye, nyine uraryama aho murasinde aho umukobwa yere murahura. Nta gice na kimwe nikunda. Ariko nyine nkunda amataye yanjye ngiye. Yesi nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Ndabashimira mwe mukurikirana yawe tibu umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. Amazina banyita Emi nyawe kuri Instagram yanjye uragenda ubundi following kandi zibashe kugenda neza. Reka ngusuze bitewe naho uherereye, uri kureba iki cyana cy'amataye, bitewe naho uherereye, uri kureba rino bitewe naho uherereye, Imana yabashije kukurindira. Nyine nako ndi muri aho mabusha. Ntacyo. Umeze neza? Neza cyane. Uyu mukobwa reka umuvuge. Nimba muzi wa mukobwa ujye ukunda kuvuga ibishego koko. N'uyu. Avuga ngo ngiye ngo umusore ngaje ngo bimeze gutya na gutya ngo ngiye ngo namuha ngo byagenda gutya na gutya. Ubundi nanjye wampa. Wowe se? Oya nyikubonezemo nako ntago. Wabuze ati ntago wampa. Ntago rwose. Kubera iki mwana? Kubera iki? Nkunda abasore b'ibikara. Kicoco. Ntago ukunda abasore b'ibikara. Oya rwose. Ariko bihangana aho turi. Ukunda b'inzobe? Oya, imibiri yombi. Imibiri yombi. Ubwo ni ukuvuga ngo ukunda indundi cyangwa ukunda inyarwanda? Ni inyarwanda. Made in Rwanda. Ni made in Rwanda yubahwe. Yes. Ivuge utubwira amazina yawe ubundi dukomeze dukore interview yacu tuziranye. Murakoze. Nitwa Umugwaneza Yvette. Umwana wo mu Ruhango. Umwana wo mu Ruhango. Ariko mba Kimironko. Nkaba ndi umwactrice muri filime zigiye zitandukanye. Nkuko mwabibonye nyine mudusanze kuri set turimo turikina n'ubundi ariko turi gukina filime y'ikigeragezo cy'urukundo. Abenshi nyine banzi ku izina rya Mbabazi. Kandi nawe ubwo uri ikigeragezo. Kandi utaneza bisi nyawo ntabwo ndi ikigeragezo. So aha hantu turi ndahantu hitwa Imasizi niko bahita. Iyi interview nifuje kwikorera ndagira ngo nsabe cameraman akwerekane kuntu uteye. Umeze nka babakobwa bajya bavuga ngo uri kwa mu baby wagiye muri Miss Rwanda akajya avuga ngo abakobwa beza barangwa niki ngo nabakobwa bameze bate? Ateye nk'ibisabo nyine. Ntago mbica ku ruhande. Ariko ntago ari kuvuga ngo abeza bose nabateye nk'ibisabo. Umukobwa wese nyine aba ari mwiza to ku giti cye. Gute se? Gute? Ubwo ushobora kumenya ko umukobwa mugenzi wawe ari mwiza? Nshobora kumureba nkabona ko ni mwiza. Bishingiye ku bitewe n'ukuntu asa, ukuntu yambaye, n'ukuntu yifata nyine tu. Ngiye mitamuga ati umukobwa uyifite mu mutwe uri na mwiza burya. Uyifite mu mutwe. Ikintu cya mbere ni mu mutwe. Ikintu cya mbere ni mu mutwe. Bivuze ngo namwise neza Josiane buriya ni mwiza. Kuko afite ni mwiza kuko nafite mu mutwe. Nimba abanyegiriye icyizere ajya muri Miss Rwanda. Aba atawufite. Aba atawufite nyine nawe urabyumva bari fake nyine tu. Kambivuge gutya bari mubi. Umujama mwiza. Umujama mwiza nyine nawe. Umujama nyine mwiza nawe nyine urabyumva nawe. Abari mwiza byo nawe ariko ni mu mutwe. Abari mwiza.
ni mu mutwe sibyo ukuntu asa ngiye n'ukuntu yambara none se ubu ngubu ngiye mu mujyi nkajya ahantu bakankubita ku cyangwe nkajya ahantu neza boro nkazifata ariko hariya kuri gahunda agira inka munyarwanda nameze neza urumva ari afite mu mutwe oya aho ngaho aburwayi nawe urabyumva ko bafite ikibazo gikomeye cyane naho rwose nta bwiza bwaba buhari ubundi ubwiza ku muhungu wo bubonera ubwiza bwo ku muhungu ngiye mbubonera mu magambo ye ibyo avuga njye mbibonera mu magambo ye ibyo avuga uburyo yitwara imico yiwe ni ibyo ubundi ahanini nkunda gukurikiza adafite kofi afite amagambo meza icya mbere rega ntabwo ari ikofi ashobora kuba afite amafaranga ariko nyine nta magambo meza agira ngo rwose aba ari hasi cyane ariko afite amagambo meza nta kofi agira ni sawa cyane aba yari ibogara ariko ari kuri gahunda agira inka munyarwanda atameze neza mu gitanda tuvuge uwo muntu yaba ari ibogara reka ntabwo yaba ari ibogari rwose yaba ari aho nyine nk'ibyiyi ibogari nyaho ni igice kikubwira noneho ibogari ni umuntu wese wujuje ubuziranenge reka gute nyine umuntu wese wujuje ubuziranenge kuri gahunda zose gute abogari none aranyicira ubuzi yahembwira gute ariko nyine umuntu w'ibogari nyine umuntu w'ibogari nyine nk'uko nabikubwiye aba ari muzima ahantu hose agusoma ukabyumva yigwa gufata ukabyumva akaguhobera ukabyumva mbese neza nkubeshye reka rwose nkubwire hari umuntu uguhobera ukagira ngo ni ntahari usubira kuvuga ngo ntahari hajya guhobera nyine ukumva ni iki gice cyane ufite gusa ubundi iyo uhobera umuntu uramuhobera nyine ukumva igice cyose kiba gifite ariko mu rwego ukumva ko aranahagaze ibyo babwiye nibyo hari umuntu uguhobera ukumva arahagaze ko ari ukumva nyine ugobera nk'igiti urumva rero akoze ko ushobora kuba ufite experience mu guhoberana oya nshobora kuba ntabizi ko nyifite ariko buriya mpoberanye buriya nibwo wabimenya ko nshobora kuba kameramani wanjye aguhobere twumve ntabanguka wowe yes uri umu actrice muri filimi ariko wakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga uvuga ati ngiye ngo umusore ngo ufite ibiceri ngo ngiye nifuje kuganira nawe uvuga ngo umuntu ufite ibiceri ngo umusore ufite ibiceri ni wowe ngo ngiye namuha ngo bitewe n'ukuntu ameze biriya bintu bikura hehe niko uteye mu buzima busanzwe cyangwa ni kagatwiko wagira ngo hatwike nyine nk'iby'iyi minsi ariko ntabwo ari uko ameze umeze ute noneho wowe ndi umuntu woroheje pe uko ndeba uko ndi umuntu woroheje umuntu woroheje nyine bwaroroshye mu buzima bwanjye nyine tu nkunda gukomeza ubuzima ubundi ngewe ndi ubuzima bworoshye nkunda kubana n'abantu bose waba uvuga ibintu bisebetse waba uvuga ibiki nyine pfa kuba turi bujyane nyine mu ngeri zose gusa nyine ndi umuntu waho nyine usanzwe woroshye ibintu byose njye nta kintu kimwe ntavuga hasi no hejuru uroroshye hose none se ari umuntu ubivuga n'ubikora ko yoroshye cyangwa ari umuntu ubikora atabivuga ari umuntu ubivuga atabikora wahitamo nde ari umuntu ubivuga atabikora ari umuntu ubivuga abikora noneho ari umuntu utabivuga ariko abikora hazongo utabivuga ariko akabikora niba mubi cyane hewo ngaba ari umuntu utavuga cyane rero urabaza utuntu twinshi ariko abakobwa bajya bavuga ngo babajama bateruye ngo ntabwo bajya bashobora kuriya gahunda yo kubaka urugo niyo mpamvu usanga n'ingo nyinshi zibananira wowe nk'umukobwa ubyumva ute usibye ko njye ntanabakunda nkunda bari abantu bateruye ngewe buriya mbashaka yiri umuntu nawe muzabirebe pe uyu muntu yateruye aba afite taye mbi ngereka amanza mbibabwira hari abantu baterura pe bikabahira
ukabona nyine umubiri wose birajyana ariko ubundi utera ugasanga nyine yarabyimbye tuza n'ibiki ntabwo ngiye ndi biriya bintu mbikunda cyane pe. none se guterura no gukunda abihuriye guterura ushatse kuvuga ibyuma se no gukunda bihurira he? oya nyine nibyo ndi kukubwira ibaze ukunda umuntu uteye nka gutyo kubera guterura ubona yisebetse pe. Abandi nyine abakunda amajeya reka mbivuge gutya cyangwa se abantu bakunda abantu bateruye babona besa ngo ufite iniga ngo ufite iji ariko burya ngiye ku giti cyanjye nyine mburamba namaze gukubona mu zero ubwo nyine nta n'ikintu ubwo ubu kinambwira nyine tu ariko nyine ntabwo ngiye nawe ntabwo navuga ngo gukunda no guterura ni ibintu biri difera byatanye ku bantu bateruye ko ibyo uvuga ngo gahunda ngo ntabwo ukunda abasore bateruye uramutse uye n'umusore wateruye icyuma afite ibiceri ntabwo wajyayo wateruye afite ibiceri ntabwo najya ntabwo njye nkunda amafaranga cyane buriya ngira urukundo ariko rutagira amafaranga amafaranga ntabwo ari cyo kintu cya mbere ubundi icya mbere ni urukundo nyine rero ngo warateruye ngo ufite amafaranga nkuko nakubwiye simba akunda rero niyo waba ufite iki rero hafi rwose shuwa ubu ngenzanye ibiceri byanjye amafaranga yanjye uri kubyumva ntabwo wayafata wowe se njye se ndigurisha nyine uri umukinnyi wa filime muri ino minsi nanagusanze kuri seti urimo urakina filime sibyo uyu munsi uri gushaka amafaranga ntabwo ushobora kubona umuhungu mwiza kandi w'ibogara ufite n'amafaranga ngo mukundane nyine hari ikintu nyine abanyarwanda nyine bitiranya kuri kino gihe bitiranya umusitari nyine n'umuntu usanzwe umusitari bumva ko umusitari nyine wumva ko ahantu hose hari umusitari nyine cyane cyane w'umukobwa ari nyine ari umuntu wiyandarika sibyo wicuruza sibyo witwara nyine mu buryo nyine butandukanye nuko bagutekereza nyine mu buzima busanzwe sibyo ariko burya umusitari nyine nawe ni umuntu usanzwe kandi ni umuntu nawe utekereza ntabwo turi abasitari rero kugira ngo dushake amafaranga mu ngeri zose nk'ibyo ngibyo urimo urambwira njye ku giti cyanjye nyine ndi umusitari ariko nyine ukiri kuzamuka ariko nubwo nyine ndi umusitari kugira ngo mbone amafaranga ntabwo nashaka amafaranga ari uko nyine nshaka ibyo biceri niyandarika cyangwa se ndyamana n'abasore n'iki kugira ngo mbone amafaranga oya rwose ikintu ntabwo winjira muri industry nyarwanda ni igiki cyakugoye kugira ngo winjiremo uvuge ngo ngiye kuri mikoro ya mbere ngiye gukora interview ya mbere byagutwaye energy zingana gute energy wenda ikintu wenda nakubwiraho nimba ari uko nari maze nyine igihe wenda nkora ibintu by'amafilme nkina ibintu by'amafilme nsaho nkaho kamera nari maze kuyimenyera ariko wenda ku kintu wenda gishobora kuba cyarantonze njya gukora interview bwa mbere biba bigoye ibibazo bakubaza hari n'igihe nyine muza gutyo mugahita mukora wenda nta content mufite mugiye kuganiraho nyine umuntu akaba yakubaza nk'ikibazo nyine akavuga ati mara ino iki ngenda gisubiza mu buryo nyine muri bya kinyarwanda tuvuga ngo ni ibishegu ngo ni ibiki nyine bitetse byo kuba bakubaza ariko ubundi wowe ibishegu urabyemera oya ntabwo nyemera ni nk'iki kintu wumva bavuga wumva cyoroshye kuvuga kandi abantu bagifata ngo kirakomeye ikinyarwanda cyabaye cyinshi ikinyarwanda cyose cyabaye gishegu uravuga ikintu ukumva nyine bakivangiyemo ibindi binyarwanda byinshi cyangwa se bakishyizemo ikindi kinyarwanda cyinshi niyo mpamvu rero ikinyarwanda njye ntabwo njya kugitindaho niyo mpamvu nakubwiye ngo nta kintu na kimwe navuga vuga ibice bikugeze mu kinyarwanda ibice binyuze mu kinyarwanda hari umutwe hari igihimba hari amaguru n'amaboko hari ikibuno hari amatako hari igice cy'ikinyarwanda uvuze nabivuze byose umutwe ufite iki ufite umusatsi hari amaso hari amazuru hari amatwi hari umunwa hari amenyo hari umuriro mu gatuza hari amabere ku matako hari ikibuno yewe
harahiye aya si muri industry nyarwanda tumaze kugira abantu benshi bakurikirana industry yacu abantu bashimisha abantu hari ababayaka nabande muri uyu mwaka ninde wakoze interview kumva ikuriye mu matwi kumva niki ikaguchallenging interview njye nkunda kuranya ni menshi ariko nyine hari uherutse kuvuga nyine DJ Brian niwe uherutse kuvuga ngo nagira imyaka 18 20 azasambana azanywa inzoga ziyandirika nyine mu buryo byose bishoboka nk'umuntu nyine wowe wujuje imyaka y'ubukure ariko nyine ku giti cya nyine naricaye nyine ndaseka ku wundi ruhande ngavuga ati aho nta bwenge burimo ubundi aho nta bwenge burimo no gutekereza nyine yashizemo wenda ni ku ruhande rwe niko abitekereza ariko nyine nk'umuco nyarwanda ntago biriya bintu rwose ari ibintu bikwiye ku muntu nkawe cyangwa se nk'umuntu w'icyamamare tuzi nkawe ntago biriya bintu binakwiye ku muntu w'umunyarwandakazi nk'uriya nyine mugani wawe uruvuga ko umuntu agatwiko uba watwitse n'iki nimba birisereye ku giti cyiwe simbizi ariko rwose icyo namubwira cyo rwose biriya ntago nyine byanshimisha nyine tu ntago byashimije nabwo binamubereye nta nubwo ako ufite imyaka ingahe 21 ko yavuze ngo niyuzuza 18 ngazakora nyine gahunda ya girinka munyarwanda wowe warabisoje erega sinzi ikintu nyine harimo n'abandi batekereza nkawe sinibaza ko imyaka hari imyaka n'ibyayo ntago bivuze ngo kuba wujuje iyi ngiyi bisaba kwitwara gutya kuba wujuje iyi ngiyi uzajya usimbuka ibipangu by'iwanyu kuba wujuje 20 uzajya usohokana ujye kurara ahantu hose ubonye ngo ntago ukiyoborwa nyine n'iwanyu ariko nimba uri umuntu ufite uburere nimba uri umuntu ufite indangagaciro wahawe n'uburere n'ababyeyi bawe kandi ukaba uri umuntu nyine wubahisha ababyeyi bawe bakureze n'uburere baguhaye ntago imyaka yagakwiye gukontorora nta nubwo imyaka yagakwiye kuvuga ngo kuva nujuje iyi ngiyi nemerewe gukora ibi ngibi none utazi nemerewe kwitwara gutya ibyo bintu rero numva nyine abantu bibeshye iyo myaka nyine nanjye nayigezemo pe ariko ntago iki kintu ntago nigeze ntekereza ngo nimba ngeze 18 ngeze mu myaka y'ubukure mu myaka yo gusambana imyaka yo gusambana mu myaka yo kunywa ibiyobyabwenge kandi wasambanye ufite 16 ahubwo nasambanye imyaka 20 uvuze reka oya ntago ndabikora wabivuze abantu bakumvise ntago ndabikora ariko nyine ikintu nshaka kuvuga ufokasinga aho ngaho ntago bivuze ko nyine imyaka dufite igomba kudukontorora nyine muri ibyo bintu byose nyine bavuga cyangwa se abakobwa nyine dukwiye kwitwara gutya cyangwa se abahungu mukwiye kwitwara gutya so rero ntago ibyo ngiye mbishyigikira rero ntago imyaka idukontorora uteganya noneho wowe kubikora ryari nteganya kubikora ryari ndakeka ibyo atari ibintu umuntu ajya gukora ngo testing ngo ajya gutestinga ngo numve ngo cyangwa ajya gutestinga ngo bantu runaka no wapi nge nifuza kubikora kwanjye nzabikora nyine narashinze urwanjye n'uwanjye nyine aho kugira wenye kwiyedereka muri abo ngabo bose ejo bundi ndi mushwana azavuga ati uriya ndamuzi byararangiye rero kugira ngo wirinde ibyo bigambo byose n'ibiki byose afazari waryamana n'umuntu uzarushingana nyine uzakumenya uzamenya buri kimwe cyawe cyose aho kugira ngo ugende mu nzira zose abo bose nyine wivurugutamo niba ejo bundi bazagusebya niba ejo bundi bazagutangira nyine serivisi ari nziza ku ruhande rwawe ati ntabwo wowe gutanga avance ntabwo ubyumva avance y'ibiki umuhungu n'umukobwa kuba njye nawe dukundanye ukaba waza tukaryamana mbere yuko tubana agaciro se kanjye kuri wowe kaba ari akahe agaciro nyine kuri wowe kaba ari akanjye nyine umpa wowe kaba ari akahe uramutse umbwiye gutyo njyewe ntitaye ngo turakundana ntitaye imyaka tumaze cyangwa se ntavuze ngo harabura umunsi umwe wenda ngo mariage ibe sibyo nahita nibaza se
nyine watuma nkutekerezaho ibintu byinshi cyane kandi nta nubwo nyine nahita nimva yuko nta kindi kintu kindi nyine washakaga atari ukuryama. none se mukoze ubukwe ugasanga iyo boro ntayo afite? dukoze ubukwe ugasanga iyo boro ntayo afite sinzi nyine tu ntabwo njye mpfa guta ntererana umuntu uri mu bibazo ubundi ukuntu ntereye sibyo ntabwo mpita mpfa nyine guta ntererana umuntu gutyo ako kanya ngo kuko musanze nyine muri iki cyangwa se nsanze arwaye ibi mpite muterera mujugunye. wowe mu buzima busanzwe umuntu ikibazo cyose afite uragikemura? ndagikemura iyo mfite ubushobozi bwo kuba nagikemura. iyo nta bushobozi mfite bwo kuba nagikemura mushakira ubundi bufasha bundi nyine. reka ni wowe bivuze uraje ugiye gusura umutipe mu rugo, havuye umukobwa bari bari kuganira basomanye amukubisemo ikintu cyitwa ubushyuhe, uraje usanze umukobwa wenda barakaranyijwe, umujama arigenda aracyafite cya kintu cy'ubushyuhe kandi uvuze ko wowe udepana aho ugeze hose tu uwo mujama wamudepa. uwo muhungu se dukundana ari inshuti yawe? ari inshuti yawe, nta kintu namufasha. nta kintu namufasha. nakubwiye ko ubufasha ubuhereza umuntu, ubufasha ubuhereza umuntu nyine nawe iyo ufite ubushobozi bwo kuba wamufasha, ariko iyo nta bufasha ufite aho aho hantu nawe umushakira. nakubwiye ngo njyewe ubwanjye ku giti cyanjye ntabwo nicuruza sibyo, ariko ntabwo waba wicuruza niyo naba turi inshuti biriya bisanzwe nta kintu aho ngaho namufashaho ngo mugabanyirize ubwo bushyuhe nyine urimo urambwira oya rwose ahubwo namuganiriza nkamuturisha neza cyane kandi bikarangira. boyfriend wawe na best friend wawe, bamwe dukwiye tuvuga ngo ba best friend, ninde muntu ushobora kuryamana nawe mbere y'undi? best friend wawe na boyfriend wawe? best friend wanjye already ntabwo twanaryamana, ubwo ngo naryamana na boyfriend wanjye. best friend wanjye ntabwo wapi, ntabwo twanaryamana. kubera iki? kubera iki best friend wawe mutaryamana? ntabwo twaryamana, ni friend nyine already wese wumva kandi na friends nyine. aba friends nyine n'aba friends ntabwo bisobanuye ko ubu friends mwisanzura kuri kimwe cyose. hari icyo udakwiye kuba mwakwisanzura nawe nk'abantu b'inshuti bawe. mwakogana? twakogana? twakogana best friend wanjye twakogana cyane rwose. muri babiri cyane muri dushe mwambaye ubusa, yasanze ubaga bambaye amasume. oya nyine best friend wanjye barumva nta kintu na kimwe nyine tutakora, ariko kuri iyo gahunda yo wapi rwose. umukobwa muba umurezibiyene wamuvugaho iki? umukobwa uba abakobwa b'abarezibiyene uyu munsi wabavugaho iki? njyewe nta kintu nyamavugaho, nta kintu nyamavugaho kirenze kuko buri muntu wese n'uburenganzira bwe, buri wese akoma gukora icyo ahitamo kandi kimushimisha kimunyura. abarezibiyene rero njye nta kintu nabavugaho kirekire kirenze kuko niyo mahitamo yabo nyine baba bahisamo. kubera iki? ntabwo mbikunda nyine. wabikozeho? oya. uteganya kubikora? ntabwo nshobora. uba wumva ahombye iki? abahombye iki? abahombye urubyaro nyine, abahombye kubyara, abahombye nyine kuko feelings z'umukobwa na feelings z'umuhungu biba bitandukanye. feelings y'umuhungu bimeze oya oya gusa nyine wowe fata ko biba bitandukanye ukuntu nyine nyine nakubwiye uko wahoberana n'umukobwa mukundana wenda nk'uko ntago ariko wahoberana n'umuhungu mukundana ngo wumve sibyo. iyo uhoberanye n'umuhungu nyine wumva hari ikintu gitandukanye, nyine uraryama ahubwo murasinze aho umukobwa nyine murahura nta kintu. mu bajama wifuza guhura nabo ukaba wumva wamuhobera uko uri kose ninde? noneho mu bajama bajama se ko urumva nawe mu basitari nawe? nawe na AXEL nawe na AXEL Rugango kuri arabiye. kubera iki? oya nyine nawe nawe abandi nyine
ntabwo ari abantu nkunda ntabwo mbakunda AXEL Rugangura uramukunda we ntabwo uvuga ngo kumukunda gutyo mukunda nyine bisanzwe ariko nyine muri abo bose nahabera na AXEL Rugangura yo imace ukajya mu gituza ukabiryamamo fresh oya ariko ibintu biba bisanzwe ibyo ngibyo mana yanjye ngetse kuki utamobera shashushu be oya ahubwo nyuma y'ikiganiro tujye duhoberana tuzajya duhoberana buri munsi uramutse kutugana ku musozo mu bintu bitatu wifite uvuga ati wow nanjye ibi bintu nanjye natanga ituro ryishimwe ku Mana ndiryoheye nyine iyo numva mba numva izi feelings nzumva koko biri kuri njye bibi bora ni ibiki nje ku ruhande rwanjye ko njye nta kintu kimwe nikundaho nta kintu na kimwe nikundaho ariko nyine ndi kukubwira ngo nta gice na kimwe nikundaho ariko nyine nkunda amataye yanjye ngiye haje goshye so harahiye nyine hari umuntu mwari mwahura ngo uvuga ati uyu muntu yarayabonye koko nawe ndabibona avuze ndoro oya ntabwo byabura ibyo bintu ntabwo murumuna wawe aratambutse mureka ngo yigendere oya shabara hari yes nta kintu na kimwe wikundaho sinakubwiye se ko nkunda amataye yanjye ngiye yonyine amataye hakurya hakurya no hakurya hose imbizi yes mu buzima buri muntu agira ikintu cyamubabaje cyangwa cyamushimye cyangwa kinamubabaza kuri wowe ni igiki cyagushimishije urasoreza ku kintu cyakubabaje ikintu cyanshimishije nuko nagiye muri sinema mbikunda pe nagiye gukina filime ari ibintu nyine nari mfite mu nzozi kuva na kera ariko nkumva nyine nzibaza uburyo nzabigeraho nkibaza nyine uburyo nyine nzabasha kugera ku nzozi zanjye ariko ikintu nyine cyanshimishije n'ubu ngubu nyine kinshimisha nuko ndi kubasha kuraninga nyine inzozi zanjye nyine ziri kubasha kugenda nyine zitera imbere nyine zinazamuka no gwenda ubushobozi bwa bukiri hasi ariko nyine mbona biri kugenda nyine kuko nabasha kuzitangira ubwo nyine bizagenda neza cyane so ikintu cyambabaje n'undi muntu wese nyine cyangwa se wenda n'undi mukobwa wese kibabaza ntabwo njya nkunda kubabara pe ariko nyine iki kintu ni ikintu kibabaza n'abantu bose barabizi n'abantu bose barabizi pe shama abakobwa twaragowe ubundi abakobwa twaragowe nimba ari ikintu kibabaza ntabwo ko njya nkunda kubabara ariko nimba ari ikintu kibabaza ikibado kirababaza ikibado kirababaza ukumva nyine hewe ukumva n'ubuzima nyine urabwanze aho wagira imyaka uye n'izuba rikaba ryaka rero wapfuye washize ubwo se wamuhitishamo kurwara ikibada no kwisiramuza wahitamo kwisiramuza se ko burwara nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri nakwisiramuza kugira ngo ari ikibada ariko nyine byose ni hahandi byose birababaza pe ariko nyine pe hari igihe ikibada kikurya ushaka kumva basi wakwisiramuza basi bikarangira ariko uzi ko hari n'igihe gukubita nk'icyumweru kiribwa hari n'igihe ukubita wenda nk'umunsi wose ukirigurira ugapfa ugahera mu kibada ikibada cyubahwe tugana ku musozi ugira ubutumwa utanga uvuge ndabizi ngiye navuze ngo utavuze ngo ukoresha Instagram byaba ari intambara ubutumwa nyine natanga ndatanga ubutumwa nyine bujyanye wenda n'ibyo nkora cyangwa se n'ibyo mu nsanzemo ku bintu bijyanye na sinema nyine nabwira abanyarwandakazi nyine bakina ibintu bijyanye na sinema uko bagaragara mu mafilme uko bagaragara muri sinema yabo cyangwa se uko bakina amarore bakina nibagera hanze nyine bajye baba different n'ibintu bakina kuko iyo uri umusitari mu bintu ibyo aribyo byose yaba mu ndirimbo yaba muri filime buri muntu wese abagufata mu buryo butandukanye nuko wowe nyine wiyizi
sibyo nyine tujye tugerageza imico nyine tukinana nyine mu mafilme no hanze nyine tujye dukora ibintu bitandukanye namwe bantu mutubona hanze ntimugatekereza ko nimba mwaramboye nyine ndi muri douche nimba mwaramboye ndi mu gitanda utekereza ko mu mutwe wawe ariko no mu buzima nsanzwe nyine meze koko n'ubundi nsanzwe ariko meze niduhura utangiye kumwataka nimero nabonye ubasha ibiki n'ibiki duhure n'ibiki kunsutsa urumva ntabwo ari nk'uko umuntu aba ateye mu buzima busanzwe pe mbere akazi ubundi ibintu byose mukomeze nyine badushyigikire nyine n'impano zikomeze kuzamuka n'abandi bashaka gukina filime nabo nyine tubaye karibu baze bayigegaze impano zabo nyine tubashe kuzamura nyine sinema nyarwanda. Hari umukobwa wavuze ngo nta kintu atakina yitwa Isimbi Honorine ati na Prono nayikina. Prono we wayikina? Shaka nkubwiza ukuri dukina filime pe kandi filime urabizi nawe ko zibamo role nyinshi zitandukanye zo mu gitanda zo muri douche za hehe pe ariko Prono ntabwo nayikina. Ako se kuri aba mashutinga hagaragaza amatako wenda niki ushobora gukina ugaragaza ikibuno cyawe hatagaragara isura. Reka nkubwire nyine bisaba sinzi ikintu nakubwiye nyine ntabwo navuga ngo ntabwo twabikina hari abantu babikina pe bashiri ku buti niba mujya munayobona hari filime nyine wenda ntavuze amazina baba bakina amakareza ari hanze urumva ko uwo muntu already n'icyo nambwiye kugishyira hanze yagishyira na Prono yayikina kuko nimba babashe kugaragaza ibyo wambayemo imbere ubwo urumva nyine ko na Prono wayikina. Abana baba bafite ibintu binini we warabibonye bana wega umuhungu. Yes, reka ngushimire kandi mvuge ngo wakoze kwemera kuganira natwe ndizera ko n'ubutane gutumira uzaza guhera uyu mukobwa sangwe ndi manager we ahubwo sindi mpamvu agiye gukina atambwiye ko agiye gukina filimi ushobora kumushaka ukamamagara nimba ushaka atera imbere ukavuga ati ndashaka kumuteza imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose sibyo ngo narina none sibyo shushu be umuntu wese wagushaka kavuga ati Emi ndashaka uyu mukobwa kandi azi gukina neza azi kwakitinga neza haba muri douche azi kwakitinga haba muri piscine azi kwakitinga haba mu buriri azi kwakitinga n'ahantu na hamwe atazi kwakitinga ahantu hose arabasha gusa Prono ntiyayikina. Mwakoze kubana natwe Imana ikomeze kubaha umugisha. Instagram yawe? Instagram yanjye ni mwiza 250 TikTok mwiza 250 Facebook Mugwaneza Vete haje gushya umwana wacu ku majengo. Yes, mwakoze kubana natwe Imana ibaha umugisha.